Ngiye kubagezaho indirimbo nshya y'umunsi. Iyi ndirimbo akaba ari iy'umuhanzi bita safi madiba. Indirimbo akaba yayise Swesi. Akaba amaze amezi 8 adakora, ariko akaba yagarutse kugira ngo ashimishe abamukurikira. Nk'uko bisanzwe ahore yigarurira imitima ya bose. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pedro. Iyi ndirimbo Swezi akikora yari afite abantu bamukurikirana cyangwa se ba subscribers bangana n'ibihumbi 190, ariko mu masaha abiri yari amaze kugira abandi ba subscriber barenga 2,000. Muri kumva ko bagiye biyongera cyane cyane. Ikindi nababwira amateka ya safi madiba nagiye nyagarukaho kenshi cyane. Okay. Ikindi hano kuri uyu muyoboro twamamariza ubuntu twandikire muri komenti ubundi tukwamamarize. Nk'uko bisanzwe livre information fiable 5/5. Mbagezaho amakuru yizewe 5/5. Uko tungana iyo tugeze mu bihumbi cyangwa se abantu barenze umwe cyangwa se abantu barenze 1,000, n'abantu benshi cyane. Tubwire ibyo ukora yaba business, twandikira muri komenti tukwamamarize ku buntu nta kiguzi, ubundi wisanzure. Ikindi hano twigisha icyongereza, tubagezaho amakuru ya politiki na diplomasi, indirimbo nshya, intambara zibera mu bihugu bya Afurika ndetse no ku isi yose. Tubagezaho abahanzi batandukanye yaba mu isi yose no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nk'uko nagiye mbigarukaho, safi madiba akaba afite indirimbo zagiye zikundwa cyane, akaba yaragiye yigarura imitima ya benshi. Umuntu ufite ibihumbi 190 by'abasubscribers bamukurikirana ntabwo ari abantu bakeya cyane. Murabizi ko umuhanzi aba yarakoze cyane, yarihiritse. Kugira ube umuhanzi bisaba gukora cyane